Kristo yazakuzwe bavandimwe. Amasomo tuzirikana uyu munsi ni ay'icyumweru cya 4 gisanzwe umwaka C. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa mbere, umurongo wa 4 kugera kwa 5 n'umurongo wa 17 kugeza kwa 19. Muri iri somo rya mbere bari kugaragaza umuhamagaro wa Yeremiya, aho bagira bati ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitoreye utaravuka kugira umuhanuzi w'amahanga. Bavandimwe, iri somo riradushishikariza gutekereza ku muhamagaro wacu, kuko uyu munsi nitwe tubwirwa, nitwe duhamagarwa cyangwa se twahamagawe, ariko wenda tukaba duhitamo kwibera nka Yonasi washakaga kwihisha uruhanga rw'Imana. Bavandimwe, kuva kuri iki cyumweru turebe buryo ki Imana iduhamagara. Imana iratuzi, Imana yaduhisemo kuva tukivuka yari dufiteho umugambi, icyo tuzaba cyo cyangwa se icyo turi cyo uyu munsi. Niyo mpamvu ariko uyu munsi twakagombye gusubiza amaso inyuma tukareba buryo ki duhagaze umuhamagaro wacu tubayemo dute. Birashoboka ko uyu munsi udaha agaciro umuhamagaro wawe, ariko wumve ko mu gihe wari ugejeje ikirenge hano ku isi, ni uko Imana yari yaraguhamagaye, wari ufite ubutumwa uzanye kuri iyi si. Igihe cyose uzaba uyirimo ari ukugenda wuzuza amasezerano n'ubundi iby'Imana yari yaragusezeranyije. Ubwo rero ntago buri muntu wese afite umuhamagaro we hano ku isi, ariko noneho twagombye kujya dusubiza inyuma tukavuga se twahamagariwe iki, tukamenya uwo muhamagaro uwo ari wo, no tukareba n'uburyo tuwubayemo. Umuhamagaro rero wacu tuwurimo dute? Twibaze iki kibazo. Umuhamagaro wacu tuhagazemo dute? Bitume rero duhaguruka, dukomeze urugendo. Bavandimwe, twumve ko nyine uriya muhanuzi Yeremiya akagombye kutubera urugero, haba bamubwira ati bazakurwanya ariko ntibazagutsinda. Inzira Yesu adusezeranya ntago ari inzira y'umudendezo gusa, dushobora kuwuhuriramo n'ibibazo, ibigeragezo, ariko icyo Yesu adusezeranya ni uko ari kumwe natwe. Niyo mpamvu avuga ati bazakurwanya ariko ntibazagutsinda. Bavandimwe, hari igihe tugira intege nke tugashaka kwirwanirira, ariko tukibagirwa ko intwaro itajya itsindwa ni Yesu urukundo. Nkuko baraza kubitubwira mu isomo rya 2, urukundo. Ibyo twarwanana byose, ariko tudafite urukundo turaheranwa, tugatsindwa, tugatsikira. Ariko twumve ko intwaro yacu igomba kuba Yesu, igomba kuba urukundo. Niyo mpamvu turabyumva muri Zaburi ya 71 mu dukubo 70, ati Mana yanjye, iminsi yose nzamamaza ubutwari bwawe n'agakiza kawe. Ngubu ubutumwa bwari bwahawe Yeremiya, ariko uyu munsi ni ubwacu. Ubutumwa bwacu ni ubuhe? Ubutumwa bwo kwamamaza Yesu Kristo wadupfiriye akazuka. Dore isi yacitse ururondogorero. Urabahamagara umuntu akakubwira ibya korona, nta kindi yakubwira, ariko kugira ngo wumve wa mugani turi kuvuga Yesu, urabona ko turi kuvuga inshuro nkeya, kugira ngo tuvuge urukundo, tuvuge ibyubaka abandi, tuvuge ibisana imitima, tubikora gake cyane. Ubwo rero iri jambo ry'Imana twumve ko ari iryacu, twumve ko ari twebwe ba Yeremiya uyu munsi turiho duhamagarwa. Isomo rya 2 ni ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakoreni,
bavandimwe, nimuharanire ingabire zisumbye izindi. Kandi ngiye kubereka izitambutse zose. Iyo ngabire itambutse kure izindi nta yindi, ni ingabire y'urukundo. Bavandimwe, urukundo rushobora byose. Urukundo rurubaka. Ingo zisenyuka uyu munsi ni nyinshi cyane. Kubera iki? Kubera kubura urukundo. Imitima ikomeretse ingana iki? Kubera iki? Kubura urukundo. Usanga niyo umuntu ageze kuri iyi si asanganizwa n'imibabaro, asanganizwa n'ibikomere. Umuntu akomereka akigera kuri iyi si. Kubera iki? Kubera ko isi ubwayo nayo nta rukundo yifitemo. Ibikomere by'imiryango, ibikomere by'urushako, akazi, aho dukorera, kubera ko nta rukundo. Dushobora kugira ukwemera n'ingabire z'ubuhanuzi, ariko nta rukundo ntacyo byaba bimaze. Niko bari kubitubwira muri iri somo rya kabiri. Murumva ko rero byose bigomba kubakirwa ku rukundo. Urukundo rurihangana, urukundo rwitangira abandi, ntirugira inzika, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwikuririza. Urukundo ntirwirarira, urukundo ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rukihanganira byose. Murumva ko rero uwavuga urukundo bwakwira bugacya. Murebye rero neza murasanga niba ubuzima bwacu tutubakiye ku rukundo, tutaretse ngo urukundo we ubwe aduturemo, nyine biriya byose ntabwo iyo bitugezeho usanga turimo twivumbagatanya, ugasanga twubatswe n'inabi, dukomeretsa abandi. Kandi burya murabizi ko iyo umuntu yakomeretse arakomeretsa nababwe akikomeretsa. Kubera iki? Kubera ko urukundo rwa Yezu rutaramukiza bya bikomere. Rero nitwemere Yezu aduturemo, atwomore ibikomere twavukiyemo, ibikomere by'imiryango, ibikomere by'urushako, ibikomere by'aho tuba mu mibereho yacu ya buri munsi. Buri muntu afite urwego rwe, ariko buri munsi twagombye guhora turwana iyo ntambara yo gukira ibikomere, kugira ngo tubashe no kwikiza, dukize n'abandi, komorwa kandi tukomora n'abandi, tugahumuriza abandi. Turabisanga niyo turebye neza mu ivanjiri ya Luka, turi bwumve uyu munsi umutwe wa 4 murongo wa 21 kugeza kwa 30. Muri iyi vanjiri baratwereka buryo ki Yezu yaje mube, ariko abe ntibamwakira. Murabyumva hariya yavuga ngo uyu si mwene Yosefu. Nta ibikomere biratandukanye, ariko kwangwa n'abawe ni igikomere kiruta hari ibindi, gikomeretsa cyane. Yezu rero yabanje kwangwa n'abantu bari bamuzi, n'abantu bagombye kumuvuganira, nibo babanje kumwanga. Bise ko ari mwene Yosefu, Mariya ntitumuzi. Icyo atugezaho ni ikihe? Icyo atuzaniye ni ikihe? Ibyo bintu nyine byabaje Yezu, twumve ko natwe ari byo bitubamo, ari byo dukuriramo. Ariko nitumwemere nk'uko nawe abizi, yabivukiyemo, nawe arushaho kubidukiza. Ubwo rero navuga ngo haguruka umere nk'uyu muhanuzi Yeremiya, ukire kandi ukize n'abandi. Ntugire umuntu utinya, humura, turi kumwe, ndagutabara. Uwo n'uhoraho ubivuga. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, mukomeze kugira icyumweru cyiza.